nongeye kubasuhuza mwese abakurikira Gisa Foster TV, ndabifuriza kugira ibihe byiza no kugira ubuzima buzira umuze. Uyu munsi reka turebe ibimenyetso 10 byakwereka yuko urwaye diabete. Abatarakora subscribe kuri Gisa Foster TV musimbukireho kugira ngo amakuru atabacika. Icya mbere ni ukwihagarika inshuro nyinshi, icya kabiri ni ukugira inyota idasanzwe, icya gatatu ni ugutakaza ibiro bidasanzwe ukajya unanuka cyane, icya kane ni ukugira inzara nyinshi idasanzwe, icya gatanu kureba ibikezi impinduka mu mirebere yawe, icya gatandatu kugira ibinya mu biganza no mu birenge, icya karindwi umunaniro mwinshi igihe kinini, icya munani infection zidasanzwe, icya cyenda uruhu rwumagaye cyangwa rukanyaraye, icya cumi gutinda gukira ibikomere. Musimbukire kwa muganga kandi mwibuke kwivuza mutararwara mutararemba. Umuntu azirikane gukora subscribe murebe ibiganiro biriho kuko n'ibindi bigiye kuza bizaba ari byiza.